Ibi ni ibintu udakwiriye kubwira umukobwa mukundana habe na rimwe ndetse n'umunsi n'umwe, kubera ko ibi nubivuga bizatuma umubano wanyu upfa cyangwa se urukundo yaragufitiye rugabanuke, ariko nubyirinda bizatuma umukobwa ahora agukunda ndetse mumarane igihe kirekire. Ese ni ibihe? Buriya mu buzima umugabo hari uko umugore amubona, ndetse hari n'ibintu ushobora kubwira umugore akaguca amazi, urukundo rukagabanuka, akagira icyo bita insekirite cyangwa kutiyizera, cyangwa se bigatuma uko yakwiyumvagamo bigabanuka. Urugero cyangwa icya mbere, ntukabwire umukobwa ati cyangwa umubwire kubw'umukobwa ex wawe cyangwa uwo mwakundanaga mbere ko mukundana, utajya umubwira ati my ex wanjye twabanaga gutya, twakoraga ibi, yari ameze gutya. Aho ngaho bituma agira ishyari. Iryo shyari rero rituma atangira gufuha ndetse bigatangira utuntu dutoya twakabaye tudahari. Urukundo ni urwanyu muri babiri, nta wundi ugomba kwivangamo, kandi abakobwa bafite intege nke ku buryo iyo ibyo bibaye ntabwo ari nk'abagabo, bagira icyo bita insekirite cyangwa kutiyizera cyangwa gukeka ko ushobora kuba ugikunda ex wawe cyangwa uwo mwakundanaga mbere. Rero ibi ngibi ni ibintu ugomba kwirinda. Ntukavuge kuri ex wawe, ntukanate umwanya wamuvugaho. Ibi rwose bizica umubano wanyu nutabyirinda. Ntukaritungutse iryo jambo, ntukamuvugeho, ntukamuzane mu kiganiro, ndetse nta nubwo akwiriye kumumenya. Ndetse nimunahura ntukagwize urugwiro nawe, kubera ko nanabimenya ashobora gukeka ko mugikundana agatangira gufuha cyangwa agakeka ko umuca inyuma. Ibi ni ibintu ugomba kwirinda. Icya kabiri, ntukavuge intege nkeya zawe. Iyo uvuze ku ntege nkeya zawe nk'umusore bituma imbaraga zawe zigabanuka, ndetse kubahwa kwawe n'umugore bikagabanuka, cyangwa ntube ucyubahwa cyane nk'uko bikwiriye nk'umugabo. Rimwe na rimwe dukeka ko abo dukundana nabo cyangwa aba girlfriend bacu ari abantu bo kubwira byose kuko ari inshuti zacu cyangwa ari umuntu wizeye. Ukavuga intege zawe, ukavuga wenda uko ufuha, cyangwa bikavuga n'intege nke z'umubiri. Igiye kuvuga ubwoko bubiri bw'intege nke. Ubwa mbere ni ukuvuga ikintu utinya, ndetse ikintu cyose cyagaragaza intege nke zawe, wenda gukururwa n'abakobwa, cyangwa se ubwoba, ikintu kigutera ubwoba, wenda utinya kuba uri mu bantu, utinya utuntu nk'utwo ngutwo wita dutoya. Utwo umukobwa ubundi mu buzima abaho akeneye icyo bita sekirite cyangwa kurindwa, ndetse umugabo ni inshingano ze yo kurinda umugore, kurinda urugo, kurinda byose, ndetse no gutanga ibituma urugo rubaho, cyangwa kwita ku mugore mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwo kumwubakira, haba n'ibindi byose. Inshingano z'abagabo murazizi. Rero iyo ugaragaje intege zawe, umukobwa ntaba akikwizeye, ndetse ntaba akikubonamo ubugabo. Ubwo burashira. Izindi ntege nkeya za kabiri ni ukuvuga wenda ibintu ukunda ku bagore. Utangira kuvuga wenda ikintu kiguca intege, abakobwa ibintu ukunda. Ndaza kuvuga n'icya gatatu ahubwo kugira ngo bisobanuke neza. Wenda ukavuga abakobwa ukunda uburyo bagomba kuba bameze, amatayi. Noneho ukibagirwa ko ugatangira kuvuga umukobwa ukunda uburyo, cyangwa abakobwa bakuru uburyo baba bameze, ukibagirwa ukavuga ibyo umugore wawe cyangwa umukunzi wawe adafite. Icyo gihe atangira kugira insekirite cyangwa kutiyizera, ajya kubona akabona ko utamukwiriye, akabona ko mutajyanye, urukundo ruragabanyuka, hagasigara ubwoba gusa ndetse no kutiyizera. Icyo ni kibi. Ikindi, kutavuga niba ushaka kuryamana nawe ntubimwereke, cyangwa ngo uvuge ukuntu umubiri wawe iyo ubonye iki n'iki kigucira intege, ndetse ukanirinda kumwereka ko ushaka kuryamana nawe, kuko umukobwa rimwe na rimwe benshi iyo babonye ko ushaka kuryamana nawe bakeka ko ari ibyo ushaka gusa,
so ugomba gukora uburyo ubyirinda. Icyo ni ikindi, ntukamwereke cyangwa umwereke intege zawe cyangwa ushyuhe werekane ko ushaka kuryamana nawe cyangwa ubivugeho. Icyo gihe utakarizwa icyizere, akajya abona ko icyo umushakaho ari umubiri we gusa atari we. Ikindi, ntukabwire umukobwa ati ni wowe wenyine mfite, nta wundi muntu, ni wowe nshaka, ni wowe. Ndetse mu buryo bubiri, hari ukubimubwira umwereka ko mu bakobwa bose ari wowe gitangaza. Ibyo nabyo bikugabanyiriza icyizere. Umukobwa agomba kubaho yumva ko hari n'abandi bagushaka kugira ngo aguhe agaciro. Ariko iyo umweretse ko ari wowe ushaka wenyine ndetse ko umubuze wahangayika, ahangaha utakaza agaciro ndetse n'ibyo yakubonaga uko yakubonaga biragabanuka. Ikindi gituma utagomba kubivuga ni ukubera ko ugomba kwerekana ko ufite ibindi ugomba kuba uri gukora ndetse atari wowe uhora ushaka buri gihe ko aba ari iruhande rwawe. Ufite ikintu wakabaye gukora, ufite hobby cyangwa ibintu ukora wishimisha, ashobora kuba ari gukina football cyangwa kureba umupira cyangwa kujyana n'inshuti mugasangira cyangwa n'akazi ndetse n'izindi ntego ushaka kugira. Umukobwa iyo abona ko nta kintu ugira cyangwa ikora, arakureba akabona ko nta mugabo uzavamo. So ugomba kwirinda kumubwira ko ari we wenyine, kuko rimwe na rimwe nabwo bimwereka ko igihe cyose umukeneye kandi bigiye kumushiraho icyo bita urugamba cyangwa umuzigo, ugiye kumubera umuzigo, ko buri gihe uzajya uhora umushaka. Ibyo rero bigatuma atangira kukwiyima cyangwa kukubwira ko adahari, ataboneka, kubera ko aba yumva ari we cyangwa ugiye kumubera umutwaro kugira ngo ajye guhora hafi, kuko nta kintu ufite cyo gukora. Ikindi, ntukamubwire utuntu utamukundaho, uvuga ati nanga gutya ibi n'ibi iyo dutonganye, cyangwa se ugira iyi mico ibi n'ibi. Abagore ntabwo bakunda umuntu uvuga ibi bintu. Urabizi, iyo bigeze mu kurwana, intambara y'amagambo, nibo ba mbere bazi kuburana, bakunda kuburana, ni ikintu bakunda. Rero mu kuburana ntujye wirinda, bo ni ubuzima bwabo, bakunda ntibajya bemera amakosa. Rimwe na rimwe uba ugomba kuba umugabo mu gihe gikwiye, mu gihe ari utuntu dutoya, ukamwereka ko nta kibazo gihari, ntacyo bitwaye. Kuko iyo utangiye kumubwira ibyo ngibyo bibi ndetse ukamubwira intege nke ziwe n'ibindi, atangira gutakaza icyizere, agatangira kugira ubwoba, avuga ati uzi ko umusore adashobora kuba nkunda, cyangwa se ntabwo nari nzi ko meze gutya, cyangwa se ambona gutya. Mbese ibyo ngibyo bigatuma umubano wanyu ugenda ukonja, si byo. Ikindi aricyo cya nyuma, ntukamubwire yuko ushobora kumusimbuza cyangwa kumusimbuza undi mukobwa. Aha ngaha atangira gukeka ko ushobora kumuca inyuma cyangwa ari abandi bakobwa bahari ureba ukabona ko ari beza kumurusha, yitakariza icyizere ari we, ndetse bigakonjesha umubano wanyu, kubera ko ntabwo yongera kukwisanzuraho uko bikwiye, ahora afite ubwoba, yumva ko ushaka kumuta. Aho ari urukundo hasimburwa n'ubwoba. Ibi nabyo ni ibintu utabukwiriye kuvuga cyangwa kubwira umukobwa, kubera ko bitakaza icyizere. Ikindi, mbere y'uko ndangiza, ntukamubwire ibyo uganira n'abasore bagenzi bawe. Abakobwa baravuga, ushaka kuvuga ikintu akagenda akakibwira inshuti ziwe, kikagenda ukazisanga kiri ku muhanda, wenda ari wowe wenyine iyo nshuti yawe yabibwiye. So abakobwa batera story cyane, bagira amagambo nk'uko mubizi. So ntushaka ko umukobwa mukundana azisanga ari kubwira izo story bagenzi biwe, kandi nabo ntibashoboye kwihangana ngo babigumane. Rero uramenye, ugomba kwirinda ibintu byose. Si ngombwa ko bivuga mu rukundo. Niyo umuntu umukundana umwizera, hari ibyo kuvuga, hari n'ibyo ushaka kuvuga bikica umubano wanyu, bigatuma murangizanya, cyangwa se akaba atakikubona nk'uko yakubonaga, akabona intege zawe, akabona ko utari umugabo umukwiriye. So irinde, umenye ibyo uvuga. nawe utaha.